Ubuse ubu ngubu dufashe Kenisi nura mudomo we abafite utumwise umutinganye twadukoresheje kafite umudomo urusha w'abagore nibwo ngiye noneho nkubwiza ukuri ngiye nta kuntu ngiye umuntu yashaka kunyicira izina sibyo ry'akazi ngiyewe kamemba kangaburira nguze wifate wipanga akazirega wicare uvuga ati ubu hosta ngo nuburaya ni gute Kenisi yifata akagira ubugambo burenze ubw'abagore akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu akaza kagaca amazi bigeze hara ngo nuburaya nta mugabo ugira umunwa nta mugabo ugira umudomo umugabo ugira umudomo rero naho abataniye n'umutinganye naho abataniye naho abataniye no kwirwa mukomba mu kibuno. Nigeze kunyura mu buzima bwo kuzajya mbonana n'umugabo akama amafaranga nkemera nkatanga umubiri wanjye kugira ngo ndye. ihangane mani bwari ubuzima. Yes, reka nsuze kandi nkwifuriza gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho ahangaha kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu amajyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV, inacyo gihe ngo wowe utarakanda sub ubikore, tujye dukomeza kubana umunsi ku wundi nk'ibisanzwe. Kuri mikoro ya mbere ni Emikabaka, dutuwe tubana umunsi ku wundi. Kuri technique ni Emilie nkuko tubana nawe mu misi yose igiye itandukanye tuba turi kumwe ahangaha imbere ya kamera. Nishimiye kwakira umukobwa w'Abanyarwanda, umunyagihugu, sisteri wanje Sharoni Jackie. Umeze ute mwana wa mama? Umva meze neza urumva? Meze bon. Imisi myinshi. myinshi cyane. Ndi kuvugishwa kubera ko sinzi ikibazo mfite naye. Urishimye mwana? Jackie, niki kigushimishije mwana? None banza baraneza none ibitega. Niki kigushimishije? Simbizi niki kigushimishije simbwira? Ni kwisetswa tu ndumva ntazi nyine nuko duhuye tutaheruka. Oya ndi kwisetswa nk'akabeba kabyaye umukobwa oya nuko duhuye tutaherukanaga. Ubwo nibyo sibyo sikuri mu bantu nzi sibyo nzi bankunda. Shanda kwemerera bizi mwana nyine tu ngiye nigira urukundo nyine kunda abantu nyine man hari rihasa twagiye ducanamo burangiye njya nzirikana abantu bazi kunyangana bafite mu tugripe. Njya nzirikana nyine buriya ngewe ari utuntu twishi tuba twaragiye umbwira nka nijoro yo twatahaga twagize gute Jackie twisindi mu mayoga n'abakaba. Yego hari igihe twajyaga dutaha nijoro mu modoka uranyine ngiye nzirikana ibyo umuntu yambwiye. None ninjora ukuntu wabaga nyine nawe wibereyeho ugahita umbwira nk'ikijambo nka bati iki kigorgira neza bimeze bite mwana? Shamani meze neza n'ukuri. Ariko ndabona umeze iyo ni naturel ufite ku mutwe. Yego umusatsi wanjye uwo ni umusatsi wafite ku mutwe. Ako uhagaze amafaranga we amafaranga ako banza ase mwana amafaranga gute ahubwo abakire bamo amafaranga man like mvuye mu rupfu nari indwaye imeze nabi ntago ndasubira mu kazi neza abakire banyaproaching bamamarize man izina ryanjye giye gupfusa. Ejo bundi mwana wasinye kontara oyitonze ameza ne yose abakire bahise banyibagirwa. Ase ko abakire baragusudwaye ransuye mwana fisi wanjye oya na Flora Shafisi dore Flora ibenge Flora wa Flora ibenge nindeze ibenge se ko nzi ko ari Flora nawe ni wa muri B1 hamwe na Fisi. Fisi we namuzi boss nyine ni boss muri B1. Baransuye Rujama yaransuye hebero n'amahoro mwana ngiye inshuti y'abakire barankunda. Byibuze tubanze actually turetse no kuvuga ibyo ibindi bintu abantu barankunda abakire barankunda
man ingeri zose zirankunda zinyiyumvamo why not rero nyine ntagomba kuba happy yego man ari akantu wakoze ndibuka ku mbuga nkoranyambaga zawe mbere hariho Jackie official ariko nyuma nyine uhita ushyiraho Jackie w'abanyarwanda sibyo Jackie w'i Rwanda byari bisobanuye ko uri umwana w'igihugu cyangwa se uri umwana w'abanyarwanda ndagira ngo uze kumbwira ku kantu baravuga ngo ishuti yibonera mu byago kuba waranahinduye ati Jackie official mbikuyeho shyizeho Jackie w'i Rwanda byari bisobanuye nyine kuri umwana w'igihugu ntembereza muri cyagiye wari umeze nabi urukundo rw'abanyarwanda nyine hahandi uze kumenya nk'umuntu wakoze nyine surprise kuri wowe ukabati mana nyagasa n'uyu munsi nyine niyo message kuko ndakeka ko uwo muri telefone yawe message wagiye ufata screenshot ntubuze message yaraho wagiye uzibika batawa abantu byibuze ikintu nakoze ahubwo nakoze liste y'abantu bagiye bansura bangeraho abonzi urumva abona tazi nibo benshi kurusha abonzi no nabonzi nabo ni benshi hari abangezeho hano hari n'abamvugishije hari n'abakoresheje mu buryo bwa momo hari n'abanzirikanaga kuri telefone hari n'abangeragaho hano ndwaye nyine bakagera mu rugo bakagera kwa muganga mu bitaro uruviro nk'ibyo yego hari abonzi abenshi nabo ntazi abanyarwanda baramamagaye telefone missed call 225 ku munsi missed call 225 bakibona nyine ira audio kwa Dumba ira video kwa mama buryohe bakibona ko ndimo ndapfa narahamagawe telefone ubwayi ikagishyuha ngira hono ndwara n'umutwe sinabasha kwitaba telefone nkajya nyishyira hara kuko nago nabashaga kuvuga yego umurwaza nawe aragera haracanganyikirwa kubera ko kubabara uburibwe nabaga ari guhura nabwo yego ubwo ngubwo bakajya telefone kora imwe igavaho hakazaho n'indi gutyo ngiye ikintu navuga nabonye urukundo nari nyeneye yego hari ubuzima nyine tuba twarakuriyemo batwanga baratugize ibivumwe baratwisa amazina sibyo baratugize abantu badashobotse baratugize ngo ibintu bitafitiye aho bizigeza niko nabivuga ariko mu by'ukuri yego nyine bitewe n'izo situation zose tuba twarakuriyemo tuba twarakuze twumva tubona abatwanga na rukundo turi kubona ureva ibintu nk'ibyo man ngewe ira situation nyigezemo ndwaye nibwo nahise mbona ko ndi boro nibwo nahise mbona agaciro ka Jackie w'i Rwanda nibwo nahise mbona agaciro k'umuntu nibwo nahise mbona agaciro k'ubuzima nibwo nahise mbona yuko Jackie burya mfite ikintu mariya abanyarwanda mfite ikintu kinini mariya abanyarwanda Jackie ndi umuntu munini cyane udasanzwe kuko ngewe ntago ibyo nabyitagaho ntago nitagaho ko ndi umustar ntago ibyo nabyitagaho nge nakoraga ibyanjye nkikomereza cyambere nuko nabonaga ayinjira nkabona ndi kwishyura inzu y'abandi nkabona ndi kurya nkabona ndi kwambara nkabona ndi gusa neza ibintu byose ntakiri byabaga bimbwiye nka enjoy nkaryama nkasinzira ariko ndakubwiza ukuri nyihura n'ino situation yo kurwara muri buno buribwe buno buzima budasanzwe nibwo nahise mbona yuko Jackie ndi umuntu udasanzwe Jackie ndi umuntu abanyarwanda bashobora kubura bagahungabana kuko byonyine ngiye nahise mbona yuko hari ikintu kiri mu bantu umuntu atabasha kubona urukundo rudasanzwe umuntu budasanzwe nukuri ngiyewe ndabashimira cyane urukundo bankunze urukundo bankunda izirikana banzirikanaho ububasha banyeka n'akaboko bamereza kugira ngo mbashe kugeraho ngera n'icyizere bama brand amwe namwe company amwe namwe bagafata brand yanjye y'izina kugira ngo mbamamarize ibyo ni ibintu birenze man sibyo icyizere abanyarwanda bambonamo ni ibintu birenze ni ibintu byiza cyane ku ruhande rwa famille kenshi twagiye tubona hari bamwe mu bo muri famille mutabaga mumeranye neza ku mbuga nkoranyambaga ariko mu gihe wari uri muri biriya bibazo uruhande rwa famille rwo byari bihagaze bite uruhande rwa famille my uncle diplomate yangezeho ndamushimira cyane mami wanje my grandmère yangezeho aranarira cyane aransengera kuko arankunda n'umubyeyi wanje so rero mu by'ukuri famille ngewe abanjye bahafa muri famille nabo ngabo ni mama wanje grandmère wanje ndamushimira cyane hamwe na uncle diplomate abandi bose se ni bandi abandi nta kintu bakoze ese bakoze iki yego
hari ubuzima abasitari babamo urumva ugasanga wowe ubwawe kuko uri umusitari urazwi uyu munsi hari ibibazo waciyemo nk'uko uri kuba ati naciye mu bihe bibi ariko nabonye urukundo rw'abanyarwanda uyu munsi wenda dushima Imana kuko uri muzima umeze neza hari igihe ushobora narabibonye ko uri no mu kazi dadi muri gukorana neza Kamaro tunamushimire kuko n'umwe mu bantu bakwereka urukundo rugaragarira apana kukwereka urukundo rw'ahandi wararukwerekwa bikanagaragara nabonye ko wasubiye mu kazi uyu munsi ushobora kujya mu kazi ka host ahantu kuko uri umusitari ugasanga wenda nge kaba kari icyo nakoze sunzi kuko nabonye nimero yawe kwa runaka ugasanga wa muntu aje nko kugusuhuza cyangwa se muhuriye ahantu runaka ugiye no gushopinga hano muri quartier uhuye n'umuntu arakwishimiye nyine Mana kweretse motion nyine ze kuko akuzi nka Jack afana akunda ashatse kugusuhuza keshi biba kuba star ugasanga ntushaka kumusuhuza nyine ugahita bigira abantu badanje oya ngenda suhuza sibye no kugusuhuza n'ifoto ndayitanga oya isobanuye umuntu wawe wese aho muzahurira nta kibazo barabizi pe abanzi baranzi nibakantinye ngiyewe ndi sociable ntago niyumva ntago niyemera kwera ko ndi w'abanyarwanda nyine why not abantu bose ugomba kuba Rwanda Jackie w'abanyarwanda ni icyo gisobanuro nyine ndi wanyu ndi w'abanyarwanda nta mpamvu rero yo kwiyumva ngo uri kwirata ngo uri umustar man uri umuntu nk'abandi yego hari ibyo uri ku entertaininga ariko ureva yuko ugomba abo bantu baba gusuhuza abantu babaza baguhobera nibo batuma umenyekana nibo bafana mani nibo batuma urya none ubwo ngubwo nubiryaho uzarya ntabwo uzarya mwana bazaza ahantu mwana kuko uhari nawe uzaho bwirageze postinze ahantu abantu bakora ati kuko ari Jackie baraza nubundi bajya baza kabisi bambonye kuri office bakabona nyine Jackie ariho hari abantu baza kubera ngewe muri kubabona se ego ko baraza cyane mu minsi ishize witwa Kenesi kuko ndabizi neza yuko iyo baje kundeba gasanga sinaje yego babaza Kamaro ibibazo byinshi ngo Jackie se ngo ko ari we twaje kureba ubundi bimeze bite none ko yako nyine mba ntameze neza sinareka kujya kureba Kamaro like nta mpamvu ariko iyo hari impamvu ituma ntajyayo ntago njyayo nyine nawe ababizi ariko kenshi na kenshi tuba turi kumwe aho Kamaro ni umuntu ufata iki gute ni papa wanjye Kamaro yamaye ubuzima Kamaro yamaye ubuzima ufata nka daddy wawe ni papa wanjye rwose pe nta n'ikizigera kibihindura yego mu minsi ishize twabonye uwitwa ifura yacu Kensi avuga ati icyitwa ubuhosta impamvu mbikubajije uyu munsi nyuma yuko ukirutse akesha akazi keshi ndi kukubonamo uri gukora umunsi ku wundi ndi kubona ko kuko nzi ko timu yanyu Kamaro n'umwe mu bantu ba hostinga kuva ku wa mbere akamenura undi wa mbere ashaka kuba nta kiruhuko Kamaro agira ntacyo agira aruhuka ku manywa like mu masaha makeya kuko nyine aruhuka ku manywa ubundi agakomeza ndi kubona ko wahise ugaruka muri game n'ubundi uri guhostinga mu minsi yashize uwitwa Kenesi yaravuze ati icyitwa ubuhosta ariko keshi agaruka ku bakobwa mu bikora avuga ko keshi ari uburaya wemeranya na Kenesi kuba yaravuze ko mwebwe akazi kanyu kameze ngiye mfata nkaho ariko kabatunze ka buri munsi mbona ko kabana amafaranga menshi cyane wemeranya na Kenesi ko akazi k'ubuhosta ko ari uburaya ubwo dufashe Kenesi n'uramudomo we abafite utumwise umutinganyi twadukoresheje kafite umudomo urusha w'abagore nibwo ngiye noneho nkubwiza ukuri ngi nta kuntu ngi umuntu yashaka kunyicira izina sibyo ry'akazi ngewe kamemba kangaburira nguze wifate wipanga akazirega wicare uvuga ati ubuhosta ngo ni uburaya bazi amafaranga bamo yabazi imiryango butunze yabaza agaciro mana abantu bahereza ubuhosta abo bantu bose baza mu mbari ni ukubera abahosta baba baje kureba abo bakobwa beza bari ku ma office baba baje kureba abo basore beza bari ku ma office barahari ba entertaininga barahari baba baje kureba abo ba DJ bari ku DJ
urumva bari kuvanga imiziki Yego. bameze neza ba Brian bande ba Omar bande bose Yego. urumva ba Drizzy bakaza baje kureba abo ba DJ baje kureba abo ba host ba Jack ba Muyango bande na bande Yego. uri kumva ba Semuhungu ba Eric wanje Yego. none reka nkubwire Yego. unigute wifata urumva ukifata ukihondogora uri umuntu w'umugabo ukagira umudomo urenze w'abagore ukaza ukavuga ati ubu hosta n'uburayi ushingira kuki uvuga ngo hosta n'uburayi abushatse kugeranya Kenisi n'abatinganyi hari akantu banje reka nkubwize ukuri Yego. Kenisi nahataniye nabo nese ni gute ubundi umuntu yifata Ibi akagira bintu ubugambo abantu witonze babyumva. ni gute Kenisi yifata Yego. akagira ubugambo burenze ubw'abagore akagombora bigeze hariya ku buryo yifata agafata akazi gatunze umuntu akaza kagaca amazi bigeze hara ngo n'uburayi abaho hosta yari yababona mu muhanda badandaza amagara indaya nagaza aho ziba ziri gutegera nagaza ahantu indaya ziba ziri ku buryo yifata agafata ubuhosta bugaburira imiryango bukijije abantu Yego. yarangiza noneho tureke ubuhosta cyangwa tureke ubwo bu DJ n'ibindi byose tugende tujye kugira gute tujye mu muhanda tujye gusabiriza uzabaze Kenisi tuzakora abantu bashobora kumva ibintu uri banza kuvuga wumve yego umusaza perezida wacu Kagame yaravuze ati urubyiruko mukura amaboko mu mufuka mukore Yego. mu gihe turimo turakora naho twibye tutasabirije tutagiye kuba indaya nk'uko baba bari kubitwiritirira urumva turi kugerageza gukora ngo twiteze imbere turi ko gusabiriza igihugu cyacu gitera imbere Yego. urumva tubeho neza nawe dusabye bangiza tukajya kubona tukabona inyana y'isi nk'iri kuza ivuga ngo turi indaya mwana nta soni uri kubivuga ubabaye ushobora reka ubwize ukuri ngiye akazi kantunze umuntu wese wagasuzugura sha ntago tubyumva kimwe yego hari umunyarwanda yaravuze ngo iyo ukubisibuye ngo nidushatse umugabo wese ugira ubugambo ugira umudomo kurenza abagore aba ameze ntaho abataniye n'umutinganyi abageze muri iyo level abageze muri iyo crew abageze aho ngaho aba yahageze abayatangiye baba batangiye kumukomba mu nyomwana ngiye reka nkubwize uko nago reka kubikubwira umugabo wese ugira umudomo wundi umugabo araceceka agakoresha ibikorwa nta mugabo ugira umunwa nta mugabo ugira umudomo umugabo ugira umudomo rero naho abataniye n'umutinganyi naho abataniye naho abataniye no kwirwa bamukomba mu kibuno ibyo bintu uri kwibuka kuri kubivuga kuri Kenisi none ngenda mutinya ngenda mutinya ntabwo umutinya ni igikisi ntabwo ari umuntu nk'abandi ku buryo yifata agasuzugura akazi gatunze umuntu gatunze urubyiruko yifata agasuzugura akazi gatunze imiryango n'imiryango gatunze ubuzima bw'umuntu akaza akagaca amazi uzi ubuhosta amafaranga abamo ako ngo hari n'abagira uburayi ubwo ngubwo afite izo yaguze abarizo zajya ajya kwita indaya ariko n'akazi gasuzugura akazi k'umuntu ngo ni uburayi indaya aho zitegera arahazi aba ari bajya kwita indaya akaba yaragiye mu kabari agahita agura umuhosta nahoshe nta muhosta uri muri urwo rwego rw'uburayi oya ibyo bintu biraremereye nishaka reka nze tuze kubivaho kuko reka nkubwize uko njyewe ntabwo mutinya Kenisi uri kumva nta kuntu wakifata wa musaza we wa mugabo we nta kuntu reka mutabara ukajya kunshoborera nta kuri ugushoboye nta kuntu wakifata uhandagara n'umudomo wawe uzusuzugura akazi k'umuntu gatonze umuntu ariko se Kenisi we ko afite akabari buriya ntiwasanga ari urakoze hanyuma Kenisi ko ufite akabari mu minsi mikira muri kuntumira ngo nze DJ mu kabari kawe cyangwa se ngo nze ngo mostinge mu kabari kawe nkurura abakire baraza bakamanuza amaboto rero reka nkubwize ukuri ibyo bintu byawe byo kuza ukazana umudomo munini cyane ukaza gusugura akazi k'umuntu ntago bikunda ntago bibaho kuki ibyo bintu yabivuze ubundi ndwaye sha bivuga ndi muzima ukareba wari gukora iki yaburi muzima ukibona ira video wifashe gute umubaga nkamubaga byanyabyo akavuga ati cyakoza je karambwiye ukibona ira video wifashe gute naricaye ndamura hagaze nk'iki kigoryi cyagiye kinyaho cyeretswe none se ni gute wifata uri gufata Kenisi ukamugira banza wumve arenze n'ibigoryi akure n'ibigoryi ni gute wifata ugasuzugura akazi k'umuntu legend nka Kenisi legend wande arangaburira ko mbona n'ibintunza ashaka kubisebya ashaka kubisenya abyanduza abisiga amabyi asoni ku buryo ngewe ngoki uzabasi ari kubicira umugati banza wumve umuntu agomba guhabwa icyubahiro nawe ubwe yakihaye mu gihe utihaye icyubahiro nawe akiguha monshera uzabaze Kenisi nta cyubahiro afite se none se ari cyo yigeze yiha gute wifata ugasuzugura igitsina gore cyose cyanze kuba indaya mu muhanda ukaza ukakita indaya
nkaho ugeze ugisanga kiri gutandaza amagara hariya. Akwavuze ko ubwo buraya banze gukora bagiye kubukorera mu buhosta. Dukomeze mwana turamuveho atananira umwaka muri aya masaha. Yego ugiye kwibera DJ ariko mwana ibintu birakomeye umva mu minsi bike n'abandi DJ Jackie the DJ w'abanyarwanda. Oya ese biri kugenda gute buhosta se n'amafaranga arimo cyangwa mugiye kujya mu bikora byose? Ariko se reka nkubwire. Yego ahantu hose umuntu ahigira nabonye witwa Omar DJ bundi DJ Omar mufata muri umwe mu ba DJ ba mbere muri iki gihugu ariko biturije wana batuje ni umwe mu bantu bagera kuri tushanu mu kabari ya DJ ukabona ikitwa umuntu bose bari gukubita. Yego abafite ikitwa playlist ya Danje mukanya ndamubonye n'igikoresho wana cyane ko ari muri baba DJ badatira mwana. Ako se utira ibiki bonye asa n'ikitwa igikoresho ngo uri kwiga ikitwa ubu DJ rwose ndimo ndiga ikitwa kuvanga imiziki gutunganya imiziki mu gihe gitoya kabisa ndabameze neza. Giye gusanga ba Brian rero ikintu kiba gihari no gukura amako mufuka tugakora urubyiruko mukura amako mufuka mukore urumva uri umwana w'umukobwa uri mwiza wikitesha agaciro niba ubona hari ahantu ushobora gupfumurira hapfumurire ushaka umugata akazi kari ko kose ko kaba kameze kose gakore kuko ako kazi karaguhesha kandi ako ngako kaguhesha kandi gutyo urumva ugufatiye n'igihebe ikibwejuru uri gukoresha ikinyarwanda kiremereye mwana naho ni bwejuru irahebe mwana igihebe ikibwejuru igihebe yego nawe ugiye kwigira mu budiji twabonye witwa Shakira Keyi yari umubyinnyi abivuyemo ntago yabivuyemo aracyabyina ahubwo ukimara muri kwambura umuntu ikintu cyangwa se abantu baba akazi kose muri kukipanga ariko tutipanga ibyo ni ibiki ahantu hose uragerayo. Abagabo ngo barabuze abagabo reka mbabwirere ikintu gihari abagabo ikintu twabonye abakobwa cyangwa igitsina gore muradusuzugura kubera yuko tudakura amaboko mufuka ngo dukore. Impamvu mudusuzugura ni iyi umukobwa mujya mu rukundo agatangira akakwaka ABCD sheri njyana muri salo sheri nyishyurira inzu sheri ngera gutya buri kintu cyose wera kuri kotegisi. Rero reka nkubwirire wa mukobwa wa mugore kugira ngo wiheshe agaciro n'icyubahiro kura amaboko mu mufuka ukore urumva wa mutipe cyangwa wa mugabo uri buze kukwaprocinga asanga utari imbobo asange hari aho wigejeje asange hari aho wikuye mujye muri relationship utari bumutesha umutwe n'umwanya ibyo ari bugukorere byose yibwirize utarinze ujya gupushinga ima wabyihaye none we akazana ibyo azana byongera mu byo ufite. Yego gahunda niyo bara kegura nk'ino saro gasanga abakobwa mwe reka cyangwa abagore mwe mubure gukuramo ko mufuka ngo mukore sha reka mbabwire abagabo bamenye ubwenge bamenye ubwenge bakoze inama nta mugabo ushobora kwaka igiceri cye kabiri reka rero ikintu kiba gihari umugabo kujya guhereza ikintu cye agitanga afite aho agishyira muri yandi n'ubundi yawe ufite kuko ababona utari imbo. Yego kumva icyo kintu ni Imana ngo ifasha uwifashije ariko ubundi mwa muri mubiri none se ni gute ushaka ubufasha ngo umwana w'umuntu agufashe utifashije Imana nayo ubwayo ikureka kakubwa ati fashe nanjye ngufashe bikaba ari byo bitumye bigira mu budije. Njyewe njye ariko ndi umwihirinzi ndi umwiyahuzi barabizi njyewe ndihiringa ndiyahura ibintu byose ngiyahuramo kuko nawe nsaba ndagerageza duke twanjye nakoreye nabonye nkaturyamo neza ntuje ku buryo nunterese asanga amagaze neza tamubwira ngo ku buryo nushaka aho ubwo bufasha asanga nta kibazo mfite ngomba kumuhereza support ariko byibura atasanze njagaraye kuri muri babandi bategerwa akamoto zabase karaka kuri muri babandi bayakamye abashoferi banje barenze 10 baba bari hano kuri list mbura umwe mama garundi mpamvu ngo wagiye mu budije mwana ngo umugabo ngo ugiye kumwishakira ariko nanamwishakira reka nkubwize ukuri ni ndongora nitunge none se ngo bya bindi ngo by'abagabo ngo mpamvu ushaka kudusuzugura ngo ushatse umukobwa ngo niho ngo umuzanye ngo amago ngo umushyize amago ngo uramwicaje urumva ngo uraje umukuye mu kazu kiwe yishyuraga yiturije uraje umushyize mu yawe utangiye kumugenda ku mutwe ku gasengero k'umusatsi ayayaya akugenze ku mutwe gute
utigeze unsanga mu muhanda. akoze umugabo waba wishakiye tujye tuvugisha ukuri umugabo waba wishakiye mu rugo none se sindongora n'itungo tuvugisha ukuri none se sindongora n'itungo umugabo waba wishakiye Jackie ubu koko yajya ninjoro saa 11 yajya kubwira iti none se reka nkubwire nagiye mu kazi yagiye mu kazi sibyo yagiye muri gahunda ze nagiye muzanye duhuriye mu rugo ikibazo kirihe rego urugo rurimo ibyo kurya urugo rurimo amavuta urugo rurimo byose ruri umugabo n'umugore bimeze neza urugo rurimo amahoro why not wumva yuko ngo wakomeza ukazamura ijosi iyo ukora nundi agakora nawe mani mwese murubahana nawe usuzugura undi ariko iyo uri umugore utari gukora umugabo akugenda ku mutwe iyo umugore ari gukora umugabo nakore umugore kugenda ku mutwe byose rimagiriranye ibintu byabaye gutya rero ikintu kiba gihari mwese mugomba kungana yego twabonye ubwo wakiraga igihe wari watangiye gufata agatege ubwo wari uri mu kiganiro na buri kantu na buri nguni wikomye uwitwa Kiramani abantu benshi baravuga bati Jackie ibi ntabwo byari bikwiye ko aza kubivugira ku mbuga nkoranyambaga baravuga bati se Kiramani aho ntabwo yaba arabaye kesha abeshi nzi ko mwakoranye mu mafilime abeshi bamwita Daddy ntago mwarafashe Kiramani mukamugira nkaho umuntu wese mwumva ko yagize ikibazo ari Kiramani ugomba kumufasha benshi baravuga bati ntago byari bikwiye ko uza gutera amabuye nago ari umuntu wese Kiramani dufitanye umubano urumva yego uri ni umubyeyi like kuba bashije kubera ababyeyi cause nanjye ubwanjye Kiramani afite ikintu asobanuye mu gihe gito twari tumenyanye yego Kiramani nta kibazo cye Kiramani nyine ni umubyeyi tu so rero ikintu cyabaye jewe mu bantu natekerezaga yuko bagomba kungeraho Kiramani yagombaga kuba arimo kubera yuko ngewe mu buribwe bwanjye baza wumve mu buribwe bwanjye nari mfite mindset y'abantu bagomba kuza kungeraho yego hatagira n'umwungeraho amurakara bikomeye cyane kubera yuko mu bibazo ni ubona abantu nibwo ubukeneye abantu kubera icyo utahejeje nyine ntago njya meza ngira ukuri kwinshi ngemeze nk'abazungu ntago ndi umunyarwanda ngiye uheza ndi umunyarwanda akazi ariko ngira imico ya kizungu ntago ngira imico ya kinyarwanda urumva mindset yanjye ragiye nyishyiramo ibice bya kizungu apana ibya kinyarwanda abanyarwanda tugira akantu ko guheza tukarenzaho tukorosaho umuntu niba umwanga si weruye ngo ubimubwire umuntu niba mufitanye ikibazo uremeye ugize utya sibindeba nacyo reka dupfe ngewe dufitanye ikibazo nabwo twakicara nabwo twakegeranye kugira wumva urwego rwanjye niba dufitanye ikibazo nzi neza kunyanga sinshobora guhuza nawe amaso mugendera kure niba dukundana turakundana niba unkunda nanjye ndagukunda niba unyubaha nanjye ndakubaha niba utanyubaha nanjye sinkubaha niba warangezeho mu bibazo nanjye ngomba kukugeraho niba utaragezeho nanjye sinshobora kukugeraho nuko biba bigomba kugenda kimwe kuri kimwe win ibi byo kumbwira ngo kwa kundi ya mico yacu abanyarwanda tugira wowe kurenzaho ntago ibyo ngibyo mbibarazwamo ese Jack iraguhamagaraga mu mafilime we ntiyakwishyuraga we kunyishyura ni kimwe no kungeraho mu gihe nari ngukeneye ni ikindi n'ibintu bibiri bitandukanye Kiramani rero ngiye nta kibazo dufitanye Kiramani akibona kira kiganiro nakure kwa buri kana buri nguni yego yahise amamagara anyeexcuseaho anyisobanuraho yego sha man anankandira akanyenyeri pe birarangira turiyunga warishyushe bwa ngaho ifaranga rikoze ibuye riroro cyaroroshye rero oya nta kibazo mfitanye nawe oya pe hari amagambo amuvuze umwana muvuga hose sinavuga gukuri wari uri kwishyuza se ziko wajya yaragufitiye ideni mwana actually abantu bavuze ibyo bashaka mbona hari n'abipanze akazi bavuga ngo kutakugeraho ngo uburenganzira bw'umuntu ngo kugeraho ibiki n'ibiki rero mw'abantu mwe kuvuga mujye mureka kuvuga cyane ntabwo mamuza umubano wundi n'undi yego ntabwo mamuza impamvu umuntu aba yameshoninze mugenzi we kugira ngo agire ikintu amubwira yego Jack ubwo wari urwaye twabonye keshi abantu benshi barakwandikiraga hari abashaka gukorana nawe hari abashakaga kukugeraho ariko ntibabone time tuza kubona umunsi umwe mama Buryohe cyangwa se famille Buryohe bagusuye tubona ko muri mu kiganiro bigeze hagati ubuzima bwanze tuza kubona mama Buryohe abwira papa Buryohe ati wagize ubumuntu ko ibyo bintu ukabikura kuri kamera
ko twabonye ko wari urembye ariko umugore agashaka ko bakura kuri kamera bakabanza bakaguhoza. Wabyakira ute kuba wenda kuba bari bagusuye ariko mu gihe ubuzima mbona nkaho bwanze papa bugiye wakagumizaho? Actually ikintu gihari ira ni famille nubaha cyane kuko igihe nari mbakeneye nababonye nibo bantu bagerageje kungeraho cyane, bangezeho bangumaho, ndarubaha cyane. Urabizi ko twigeze no kugirana ibibazo ariko ngo nazibana zidakomana, sibyo? Abantu bose baba bakundana bya nyabyo, baba babanye umubano wa nyawo, baba bagomba no gushwana bakongera bagasubirana, nibisanzwe. So rero ikintu gihari ira ni famille nubaha cyane, n'Imana ibaha umugisha kubera yuko bambaye hafi, barampururiza, mbona abantu bambaye hafi, barakomeza bagapushinga, abanshakiye abakozi, abanyishyuriye inzu, abangaburiye imbuto, ibiki, abambaga hafi, abama amafaranga ngakomeza nkivuza, sinategaga moto, zari imodoka man, urabizi imodoka muri no Kigali aba shoferi babihagazeho nukuba pesa nyine byanya byaguciye nayo. So rero ibintu byari bindi nari ndi muri situation ikomeye cyane. Mu gihe rero muri iyo situation nari ndimo, narababonye, ndabakunda, ndabubaha, mu gihe nanjye aho bazanyenera bikomeye nzahaba. Yego, ndagira ngo uze kumbwira wenda umpitandukaniro ry'abantu mubana ku mashosho media, sibyo? N'abaturage basanzwe. Ninde muntu mu gihe wari umeze nabi mukorana akazi ka buri munsi w'umusosho media influencer nyine muhorana, sibyo, ku mbuga nkoranyambaga, ushobora kuba warakoze nyine igikorwa wowe ubwawe ukabati man uyu muntu nyine tu buri nguni na buri kantu, niyo bantu bakoze ikintu bati byibuza aba nibasaza buri nguni na buri kantu. Dumba, Kasuku, abo bantu kabisa, n'abandi bose binyongera. Ariko nyine ngiye mvuza abantu bangumyeho gutyo umunsi kundi, buri nguni na buri kantu bangumyeho guhera ku munota wa mbere kugeza ku wa nyuma. Nibo bantu bangumyeho, wumva icyo kintu. Abandi barazaga bakagenda, urumva? Na Kamaro na Sky2 n'umuryango n'imiryango yabo bangezeho pe. Ariko buri nguni na buri kantu nibo bantu bangumyeho umunota wa mbere kugeza ku wa nyuma, ku buryo bazagana ninjoro bakaza bagakomanga urugi, bakaburu bakingurira, bagategereza igihe ndibwe gurira umutwe ndi kuyanda ntabwo buriraga ubundi nkahita karingi wajya guzano nkuri urumva nkahita yanda ubundi nkafungura, cyangwa se umurwaza akaza akabafungura bakinjira, kuko hari igihe bazaga bakarara hano muri salo cyane cyane buri nguni we yarazaga agafata utubyera akishyira hano akicara hano muri salo, akumva ndi kunihira, akabwira iyo mwijoro akayibwira ati wa mana we watore kuko kaduhera jaka gatotsi, bakumva agatotsi karantwaye bakiruhutsa, bakumva mu kanya ndonge ukuntu nasinziraga nk'uruhinja. Urabizi uruhinja rusinzira iminota 2 mukanya kongera ukarira, niko kuntu nari mbayeho amezi 4 yose nasinzira. Ariko mwana hano wivurije ndi kubona ikitwa indasago. Yego, amezi 4 yose turacyavuga, amezi 4 yose ntasinzira, nibwo buzima nari mbayeho. Rero abo bahungu banjye nibo bambaye hafi pe, n'abandi bose bambaye hafi ndabashimira. Ariko ndi kuvuga bangumyeho nibacika intege buri kana buri nguni. Umuntu wagutunguye ku ruhande ushobora kuba utamuzi ariko ukavuga ati igikorwa cy'urukundo akoze bimwe twatangira wati shutu yibonera mu byago nyine n'uyu munsi icyo yakoze nyine ukaba warese wifuza ko hatuye umuntu ndashaka ko kumenyana nawe utari umuzi. Hari muzi baba we shawa ugiye kunsheraginga byatari, wabugiye kunsheraginga byatari, wabugiye kumvanga mu bwonko kubera yuko abenshi nabo ntazi pe, aba diaspora ntazi, abanyarwanda bari mu gihugu, abantu muri rusange ntazi pe. Ariko nkabona aramamaganyirije amafaranga, ariko nkabona ari kumbaza ngo iwanyu nihe, nkabona raje. Mu byukuri ndashimira buri muntu wese wambaye hafi, ahubwo umuntu wantunguye muri industry akangeraho nibamenya saa 7 z'ijoro boro agakarito k'amata kitwaje arki, niyo mpamvu ngewe naturitse nkarira, ari amarira kubera ko Iramana itigeze ngeraho. Navuga ati umuntu tutigeze duhura muri projet nimwe, bamenya tudakominikana cyane, turi inshuti biraho nyine bitari cyane, wubwiyo yumvisha ati Jack arenda gupfa, areme yavuye mu kazi arushye, urabizi ko akora amasaha menshi, araje aramamaga ati Jack harya ni he mu rugo, baramurangiye, araje n'agakarito k'amatagiza arya, araje saa 7 z'ijoro. Icyo kintu cyankuza ahantu muturage tazi
ukabona araguhamagara cyankoza ahantu numva nyine ndatitiye ndavuga ati wow niyo mpamvu nyine nagiye nkajya hara nkavuga ati kubera iki abantu nta mutima bakigira kubera icyo kintu uricara mu gihe uri muri situation runaka uricara ukabona abo utatekerezaga kubona ukabona niba ubonye yego Jackie yari famille imaze iminsi iri kubica bigacika ahangaha iwacu mu Rwanda ndetse no ku bantu bakurikira imbuga nkoranyambaga y'uwitwa Linda nawe uragira uti ngiye kuzishakira umugabo nawe umugabo wazo bimukoresha kuriya kabisa oya babyo ni ibisazi niko akunda bavuze ko ari akazi ndi bavuga ngo umugabo w'inganzwa umubona kare ushatse kuba ko Christian ari inganzwa se ntago mututse suko nshatse kuvuga yego ariko ikintu gihari nyine hari ukuntu ubona imikorere y'abantu yego ukabona hari umwe ufite romance mu maso mu mbonize ukabona hari n'undi umeze nk'uwihebye wihebye ninde muri bari Sharinda wagira ngo nakagabo kaba karimo wagira ngo nakagabo kaba karimo n'umugabo mugenzi we ntashobora kuba romantique reka cyakoze ari igihe abyukanira ari mu maso ukabona kabisa ririmo ari igihe rwose umureba ukabona rwose afite irari umva rimwe rikomeye cyane arimo aravuga rwose rutava mu kanwa ameze gutya akavuga ati c'est bon aho byahora gutyo ariko hari igihe abyuka atyaye akavuga ati ndakanyagwa ndagukoresha paka akavuga ati uyu mugorera ntago azanamunyuzamo iki ese ubona Christian aba yarabaye inganzwa ko bubwabo ko bivugiye kari akazi rero bira bintu hari ibintu dukora ku mbuga nkoranyambaga bigomba kuvamo inyigisho zana inyigisho barimo baratanga sibyo uko umugore abana n'umugabo ingo z'ubukuntu zubakitse ibintu nk'ibyo ngibyo ubona abayabonye ukuramo ibyo akuramo abayibikuyemo sasa rero abantu tuba tugomba kucalenjinga mu buryo butandukanye bivuga uko mbibona n'abandi bakabivuga uko babibona so rero nuko nguko ngiye mbivuzeho nyine nuko Jack ubwo wari udwaye watangaje ko utazagaruka ku mbuga nkoranyambaga yewe Jack narabonye ubyandika kuri stati wandikaga stati ziremereye waka ibintu ushobora kuba ugiye guhita ngo wigira mu mana iyo mana rero turahorana urumva iyo mana turahorana kuko ni nayo yagerageje kuntabara mu gihe nabonaga bikomeye ariko mu by'ukuri ntago ngiye kuba murokore cyangwa ngo mbumwigisha murandi umwigisha n'ubundi ibintu byinshi batambutsa muri cara mu kiga yego ikintu gihari nge nubaha rurema kuko ari utanga ubuzima ni nawe utanga amahirwe ya kabiri mubaha n'ikiremwa yohereza kugira ngo kimindure ubuzima kugira ngo kingire uwondi we ibindi byose tap to you ntago bindeba hari utubazo njya nigirira twa hato na hato mba ngenda nibariza abantu Jack n'iki kintu wigeze ukora ndabizi ukunda amafaranga impamvu iki kintu ngiye kukikubaza ni iki wigeze gukora nawe ubwawe ariko icyo kintu utagishaka sibyo ariko kubera amafaranga ukagikora ndabyibuka mu buzima bwahahise bwa kera nigeze kunyura mu buzima bwo kuzajya mbonana n'umugabo akama amafaranga nkemera nkatanga umubiri wanjye kugira ngo ndye ihangane man bwari ubuzima Jack ihangane man like ingiye kintu nge navuga ndashimira rurema tu ndashimira rurema ko yanyujije muri byinshi nkabicamo ariko uyu munsi man nta muntu ushobora kunsuzugura nunsuzuguye aba yisuzuguye buriya njye ndi umukobwa wirwanyeho ndi umukobwa wakoze buri kimwe kugira ngo mbeho ndi umukobwa wagerageje kuramira ubuzima bwe kugira ngo mbe ngewe uri kumva ngewe nahuye n'izo challenge njye kugira ngo mbone ayo mafaranga mbone ubwo buzima mbone ayo mahirwe nkemera ngatanga umubiri wanjye urumva ubwo buzima nabunyuzemo ariko uyu munsi ndundi muntu buriya ntimugaseke abana b'abakobwa cyangwa ngo umuseke abagore byacanze cyangwa abakobwa byacanze n'ayandi mahitamo bafite ababona nyine aho ngaho ariyo makiriro yiwe ako kanya nk'uko nanjye nabonaga ariyo makiriro yanjye ariko igihe kiba kizagira nawe agahindurirwa amateka agahindurirwa ubuzima imana rega ibireba imana ibireba bya bindi wanyuzemo actually ikintu kimwe buri gukora
uyu munsi kikubyarira ikindi icya kindi cyakubyara kikakubyara ikindi nizo ntambwe nibwo buzima yego sibyo sara abana b'abasore se bajya gupfubura batunzwe n'ubupfubuzi yego b'abasore bashaka kubaho ubuzima bwiza badakuye amaboko mu mufuka ngo bakore suko bari kubona akazi ngo bareke kugakora ahubwo nuko kabuze ariko akavuga ati nge ngomba kuba umupfubuzi kugira ngo mbone uwo mugati kugira ngo najya mu muhanda njye kwiba yego urumva rero kuvuga yuko umukobwa ashobora gutanga umubiri we kugira ngo abeho ntago ari uko ababikora bishaka ahubwo bakeneye andi makiro abakeneye kubaho sibyo yego mani nibyo ngibyo yego dukomeze n'utundi tubazo ni ikihe kintu uba ku mbuga nkoranyambaga koze kundiza ni iki sorry wihangane nanjye ntabwo nabiteguye kukuriza ni iki kintu ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi wicuza ushobora kuba warakoze ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi nawe ukaba nyine ujya ukireba ukaba ati mana kubera iki kintu nagikoze ikintu nakoze ku mbuga nkoranyambaga nkicuza yego ni ikintu mani navuga gute kuvuga amagambo ateye isoni yego niko nabivuga amagambo ateye isoni amagambo ataray'umwari ataray'umukobwa ataray'umukobwa nyamukobwa ataray'umugore nyamugore w'ejo hazaza sibyo mani nanone ariko ntago muri ubu buzima namaje kubona yuko gukora ibintu biri mu bwenge bwinshi nta kintu bimaze urumva ugomba kwigira ikigoryi rero mu by'ukuri ubona kwigira ubugoryi ari byo bintu biri gukora nibyo bintu bikora pe abanyabwenge ubwo bakazava he abanyabwenge biragoye rero nawe niba wumva yuko uri umunyabwenge gerageza kwigira ikimara hakiri kare kugira ngo ubashe gukomeza kubaho kuko nugaragaza ubwenge bwinshi ntago uri bubeho kabiri ntago bikunda njyewe rero ikintu nge nakubwira wenda ikintu ngiye nicuza nibira bigambo nagendaga nyine nyuzamo ariko byose babiri ngombwa kugira ngo umuntu agere aho yavuye arebe nahagannye yego uyu munsi hari benshi wakira gute amagambo yo ku mbuga nkoranyambaga bamwe nibyo hari ubwo buzima nk'uko uri ko ati hari ubuzima naciyemo byari ibyo bihe kumva umuntu nyine aracyagufata nka wa mujaki hari aho wavuye uyu munsi hari aho ugeze ariko aracyamfata yego ariko nyine ya magambo buri ikintu namubwira nuko aba yishuka aba yibeshya kandi ikindi ntago wabuza abantu kuvuga ntiwabuza abantu gukora ibyo bashaka nyine tuba tugomba guhura n'izo challenge kugira ngo tubone aho tugana tubone iterambere dukomeze tubeho kuko ayo magambo baba bavuga nibyo bikorwa badukora bitari byiza nibyo bituma ngewe njya nibyo bituma mbaho nibyo bituma nyine mbona motivation zo gukora cyane nkakomeza nkabaho apushinga ntago nge nabigaya bro ahubwo bakomeze bagutuke bigenda bite kubera iki ni abantu benshi tujya tuganira nyine baba kwiza imbuga nkoranyambaga bambwira ko bamaze nyine kuba nk'ibinya nyine ngewe ngereka nkubwiza ukuri umutima wanjye wabaye ikinya pe wabaye amakara urumva umutima wanjye wabaye igisebe sasa rero ngiye kukumva ngo umuntu ngo yamvuze ngo umuntu ngo yagize atya mani ndamureba nkavuga ati we naguze ibyo urimo uri gutuma njya ari gutuma ubaho ari gutuma ntekereza kabiri ahubwo iyo ahantu ngomba gukura umugati w'irijo yego akandi kantu ubwo dukomeza Jackie wo ku mbuga nkoranyambaga wo ku mashusho media atandukanira he na Jackie wo mu buzima busanzwe Jackie kuri social media no kuri social media nyine Jackie wo mu buzima busanzwe nyine nabwo aratandukanye umuntu ushaka kumumenya nyine ajyaza mu buzima bwanjye busanzwe ariko naze kubukiniramo ahubwo aze kubwagura kugira ngo amenye uwo ndi we neza gusa Jackie wari we ni Jackie nyine uvugiraho n'ubundi uvugiraho uvugisha ukuri ugira urukundo usabana ukora cyane kugira ngo abeho ubuzima bukomeze nta kindi nta rwango mani uwo niwe Jackie nta rwango ejo mwana nabonye ejo hari akantu nakubwiye ati nkwereka mushuti wawe yiyujurize miliyoni nyuma y'uko witwa Gitafu abenshi bavuze ati witwe Mikinege ari kumugambanira ngo arashaka ko bamusiba ejo nabonye yarayujuje nabonye yarujuje nakubwiye ati Gitafu ari mu bantu bujuje miliyoni ku ndirimbo ya audio nkubwiye ati uwa mbere abikoze n'indera Davis Dira Itara ku itara ubu
urantombokanya ati wagicucuwe twe ntabwo twayuje none sivyo no ni gute wifata ukashaka ako nayishize mu rutonde mwana gusa ikintu gihari GTF congratulation kuba warujuje M yego kuba waradutayemo nyine ikigoma nka kiriya ugahita itumbagira bigeze hari amani n'umugisha urumva biba ari byiza yewe yicare yigurira akantu nta kindi kintu nge navuga nani inama namugira nani iki kuko ngera ndi umujyanama urumva akomeze yimereye kuriya kuko ibyo abantu dukunda mwana ntabwo dukunda ibintu biri mu bwenge bwinshi asa abantu benshi ako kantu ko bakomeza kugenda bakagaruka ibintu biri mu bwenge bwinshi ntabwo tubikeneye reka ese tutabona abanyabwenge reka nkubwize uri mu kazi wowe tonze uri mu kazi uri kuri machine urumva uri umuyobozi wicaye kuri machine biri kugusaba ubwenge bwinshi uri ku cyuma urimo radija biri kugusaba ubwenge bwinshi uri gukora akazi kose reka n'ubu ngubu kuvuga ngewe Jackie kuba ndi kumbuga nkoranyambaga ndi Jackie yansabye ubwenge bwinshi kuba ndi Jackie uyu munsi uri kumva binsaba gukomeza kugira ubwenge bwinshi rero dukeneye no kuruhuka mu mutwe tukagira n'abantu batafite ibintu by'ubwenge bwinshi badutamo tukaruhuka mu mutwe ubuzima bugakomeza tukagira n'ibyo duhereza abantu nyine bakiruhukira mu mutwe ubuzima bugakomeza nk'aba diaspora baba bakeneye nyine ibintu bitari mu bwenge bwinshi n'abayobozi batuyobora n'abakire urumva abakeneye ibintu bitari mu bwenge bwinshi kujya biruhukira mu mutwe none se nkubeje kabona ariyo mpamvu aragitosa ikomeje kuba viral mane nta bintu by'ubwenge bwinshi dukeneye akareka urira ndirimbo nakora video bizagenda bite none azabica azabamara nabonye abantu bakomeza kuvuga ngo The Ben ngo yujuje miliyoni ngo mu mezi abiri ngo yarakoze na video ngo mu gihe GTF yujuje ngo miliyoni mu kwezi kumwe mani mukagereranya abantu buri muntu wese afite umugisha we bira ni ikosa kugereranya abantu nanjye nako njya mbikunda oya ari byiza abura kwicara ngo ugafata ngo Jackie ngo umugeranyije ngo na Shadibu njya mbona babikora ngo Jackie ngo umugeranyije na kanaka mani buri muntu wese afite umugisha we abafite banza wumve buri muntu wese afite umugisha we uri kumva banza wumve icyo kintu buri muntu wese afite isahane ye yamuzanye hano kwiruye igisi afite uburyo bwe akoramo ibintu bye rero nimugafata abantu ngo mubagereranye mu bakompete hari ihangana riba ririmo yego Shadibu wari umuvuze mwana ngo yarakenywe aya Shadibu tuwe tumusimbutse mwana uriya mwari w'ubwiza tuwe tumuretse ubwiza bwe tutabuhungabanye uriya mwari ni sawa ngo yarahungabanye se oya tutabuhungabanye ubwiza bwe mwebwe turi kubona ibyanyu muri kubibyaza umusaruro Jackie uje wabaye umudije juru umuhanzi uriki we abana biwe yipevera hari umufasha kubarira keshi njya mbona bamwe muvuga ngo yari yatabara sha tubyihoreye mani ibyo bintu utaneranya nawe taneranya na Shadi ya mani twini wanjye dore tuvukira ku itariki imwe oya n'ukwezi kumwe urani twin aha wineranya nawe yego Jackie uyu munsi ni iyihe namutanga ku mwana w'umukobwa uretse ndangiza ikibazo cyanjye mwana nuko mwarakaye ni iyihe namutanga hari umukobwa ushobora kuba akurebereraho sibyo bamwe bashobora kuba bavuga bike amagambo yabo tutayitayeho ariko hari umuntu uvuga ati Jackie ni roromodo wanjye cyangwa se hari icyo mwigiraho cyangwa se twono kujya kureba niye nama watanga ku mwana w'umukobwa nyine ukureberera uri kujya nkaho uri aha nta nama ntanzi akomeza ndeberaho kugeza apfuye kare ibintu biri ubwenge bwinshi wapima mbabarira ibintu by'inama ariko nge namye ariko nanga gutanga inama nta nama njya ntanga ntihakagire n'unayingira nawe ntazamushota urubuzi ibintu byarakomeye ibintu byarakomera bijya kugira umuntu inama yishonje wowe urajya kumugira inama mu biki se wowe uhazi yego Jackie reka ngushimire kandi mbwira abantu ngo bakomeze gukanda subscribe ahangaha kuri Huza 250 TV urakoze cyane badukunde namwe ndabashimiye nanababwira yuko dufite ingoma vuba ahangaha kabisa video irasohoka udiri hanze karakaririmbo ni keza bayita amen yego ya ndirimbo ngo ni wowe bayikoreye na buri kantu nyine urabizi ko yari ari mu bintu by'ibibazo asirakotera wariyeho cyane yari ifoto gusa sha rero ngiye bari abahungu n'abantu banje ni famille kuba rero bambwira ngo Jackie duherekeze tujyana ahantu runaka nkuko nanjye nabwo ati bamerekeze ntabwo nari kubura kuhaba kuko
twari turimo turanaserebura by the way ko ndi mu buzima kuko bari bamaze iminsi bandiho mu burwayi bwanjye rero ntago nari kubura kuba ndi kumwe nabo. ase 60 mwarabibaye ko 60 ntago mbizi mwana mutabaca umutwe ntago mbizi mutabaca umutwe 60 mwana ntago mbizi ko baragwayeho nebyiri kuko ndabona barahinduye na saro mwana ibi ngibi ni bisanzwe warahinduye ibi ni ibisanzwe ayanga kiri kugenda iba ntoya ayanga nayo tuba twakoreye ntago arayo tuba twahawe. yego Jack reka ngushimire kandi ngubwire ngo wakoze cyane. Urakoze cyane umusa.